ineza yawe, urukundo rwawe, imbabazi zawe ntibirondoreka. Haleluya, haleluya. Yesu nashimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, abo tubana mu mwanya wa niba ture buri gitondo, nshuti zanjye, bakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda, abari hano mu mujyi wa Kigali, abari mu ntara, abari ku migabane itandukanye y'isi. Yesu Kristo nashimwe. Iki ni igitondo kidasanzwe, dutangira iki cyumweru tubanje Imana yacu, tubanje Imana izinze ijoro ikazingura amanywa, tubanje Imana muri proje zacu, tubanje Imana ku bacu no mu miryango yacu yose, tubanje Imana, tubanje Imana, tubanje Imana aho tutashobora kugera, tubanje Imana, tubanje Imana, tubanje imbaraga z'Imana zizabane natwe, imbaraga z'Imana zizatugote, tubanje Imana, Imana izakwagure mu byo gusenga, uzuzuzwa umwuka wera, tubanje Imana. Iki cyumweru tuzabona Imana bundi bushya, tubanje Imana. Imana ihabwa icyubahiro, hereza Imana icyubahiro aho ugiye hose, gahunda wafashe, ibyo wapanze muri iki cyumweru ubibanzemo Imana, Imana ishimwe. Iki gitondo muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Numvaga nifuza ko twongera kuganira ku ijambo ry'Imana ryitwa inzira. Inzira ziba nyinshi. Hari abagira inzira banyuramo mu buryo butandukanye, hari ukoresha inzira y'ururimi y'amagambo, hari abakoresha inzira zo gukora cyane kugira ngo bagire icyo bageraho, bagire intego bageraho cyangwa se ibyo biyemeje. Hari abakoresha inzira zo kwicisha bugufi mu mitima yabo. Hari abagira mbese kugira ngo umuntu abeho mu buzima arimo, agira inzira acamo. Sinzi rero inzira zawe wowe, inzira yawe ucamo kugira ngo ube ubayeho nk'uko uriho uko. Imana ishimwe. Ariko ubundi inzira zose inzira nkuru tuzi ni inzira ebyiri: inzira unyuramo ukora ibyiza, n'inzira uko unyuramo ugakora ibibi. Imana ishimwe. Ntago nzi rero inzira wowe wahisemo, nimba warahisemo kunyura mu nzira yo gukora ibyiza, cyangwa se nimba inzira ikuryohera unyuramo cyane ukumva birakoroheye ari inzira yo gukora ibibi. Ariko biragatsindwa n'Uwiteka Imana yuko mu mutima wawe cyangwa se mu byo ukora waba wuzuyemo no kunyura mu nzira y'ibibi. Nyemerera rero muri iki gitondo nongeye nkubwire ngo inzira yawe, ese inzira yawe utunganira Imana? Inzira yawe ubona ari inzira ituma abantu bashima Imana? Ese inzira yawe ucamo, inzira unyuramo ku manywa na nijoro, mu gitondo, ibyo urara ukora n'ibyo wirirwa ukora bihesha Imana icyubahiro? Nakubwiraga ngo inzira yawe. Imana ishimwe cyane. Mu gitondo numva inyoni ziririmba zihimbaza izina ryawe Mwami, nanjye ndaririmba kugira neza kwawe, ineza yawe ntirondoreka. Nyemerera rero muri iki gitondo dusome ijambo ry'Imana, igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya. Dusome Yeremiya, ni igitabo cya Yeremiya ibice 6. Dusome umurongo wa 16 twihuse. Handitse ngo iki? Handitse ngo Uwiteka avuga atya ati, nimuhagarare mu nzira murebe kandi mubaririze inzira za kera. Imana ishimwe. Aho inzira nziza iri ariyo munyuramo, niho muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Ariko
barahakana bati ntituzayinyuramo. 17 kandi nabashyizeho n'abarinzi nti nimutegere amatwi ijwi ry'impanda, ariko barahakana bati ntituzayatega. Imana itugirire neza muri iki gitondo. Twumvise ijambo ry'Imana, twumvise uko Imana igira inama abantu bayo. Iki gitondo cyiza cy'umugisha, impamvu nk'iti cy'umugisha ni uko Imana yaguhaye umugisha wo kubyuka uri muzima. Impamvu iki gitondo nk'iti cy'umugisha ni uko Imana igufiteho umugambi mwiza y'uko wagorora inzira z'Uwiteka. Ijambo ry'Uwiteka rero ryururutse muri iki gitondo, rirakubwiye rishize amanga. Imana ishimwe cyane, rikubwije ukuri rwose ko Uwiteka akubwiye akwinginga ngo uhagarare, nurangiza uhagarare mu nzira, nurangiza urebe. Kandi igihe nk'iki kiragukwiriye ngo ube wasenga ubaza Imana inzira, ube wasenga ubaza Imana uburyo ugomba gukora ibitunganiye Imana. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryavuze ngo mubaririze inzira za kera. Ese abatubanjirije bakoze ibyo gukiranuka bitwaye gute? Ariko Uwiteka agiriye inama abantu, aravuze muri iki gitondo, atugiriye inama twebwe ngo tubazize inzira za kera. Aho inzira nziza iri aba ariho tunyura. Inzira nziza nta handi iri uretse kumvira Imana, uretse kumvira ijambo ry'Imana, uretse kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, uretse kwiyambura ibibi yewe, uretse kwanga ibyaha, uretse guhinduka ugahinduka umukristo, uretse guhindura n'imyitwarire ndetse n'ibigurupe by'ibigari wagendanaga nabyo. Nakubwira ngo rero Uwiteka ari kukubwira ngo ubaririze aho inzira nziza iri. Imana ishimwe, aba ariho unyura. Ubaririze, ese gukizwa nabigenza gute? Usome ijambo ry'Imana, wuzuzwe umwuka wera, wuzure ibihimbano by'umwuka wera. Imana ishimwe ngo ubaririze aho inzira nziza iri, aba ariho unyura. Niho muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Imana irabizi ko muri iyi minsi ya nyuma, irabizi ko muri iyi minsi y'imperuka, irabizi ko dushaririwe n'iyi si. Reka nkubwire, ibiciro ku masoko byagusharirira, ibihombo muri bizinesi byagusharirira. Ibyo byose bigatuma umutima wawe uguhagurukamo ukaguhabamo. Ubuzima budasobanutse bwagusharirira. Ariko Uwiteka aravuze ngo tubaririze inzira ze, niturangiza tuba arizo tunyuramo, ngo niho imitima yacu, Imana ishimwe, izabona uburuhukiro. Tuzaruhukira mu kw'Imana, kuko Imana izatugirira neza, izadukorera ibikomeye. Imana ishimwe. Ariko abantu bamwe bajya binangira umutima, bakinangira imitima, bakavuga ngo iyo nzira ngo ntituzayinyuramo, ntituzakizwa, ntabwo tuzemera rwose gukizwa, ntituzumvira ijambo ry'Imana. Amatwi bakayanangira, bakayajombamo ibiti. Abantu bakumva ijambo ry'Imana, ahubwo bakumva banezejwe no gusekerera, bakumva banejejwe no gukoba abavuga ko Imana itabara. Kandi nabo barabizi, abantu bose bazi ko Imana ifite imbaraga zo guhindura amateka. Rero biragukwiriye ngo uyu munsi uhinduke, uyu munsi uhinduke, uhitemo inzira nziza yo gukizwa no gukiranuka. Ngo iyo nzira nuyihitamo, ngo nibwo uzabona uburuhukiro mu mutima wawe. Inzira yawe, inzira yanjye
tugomba guhitamo inzira nziza yo gukizwa, inzira yo gukiranuka, inzira yo kwiyambura ibibi, inzira yo kwiyambura igomwa, inzira zo kubeshya, inzira zo kugira ishyari. Izo nzira mbi zose nimuzireke, ahubwo mubarizirize inzira ya kera, ariyo nzira abatubanjirije bapfuye bizeye banyuzemo, inzira yo gukiranuka. Imana ishimwe, Imana ibaha umugisha. Shalom shalom. Ugende wibuka, ugende wibaza ku by'inzira zawe ucamo muri iyi minsi, inzira uhagazemo. Uyu munsi iki cyumweru utangire uhitamo inzira nziza. Shalom shalom.